mumeze neza. Hari abantu rero bibaza ibibazo byinshi byabacanze babuze aho baganira nabo, ariko akanya ikagira ikintu nibwira abantu muri rusange. Uko njyewe mbayeho ni mu buryo bwanjye, singomba kuba nka kanaka. Ureba umuntu ngo wananga Imana ngo yamfashije ngo nanjye nkazaho nka kanaka, kubera iki? Wabaye mu buryo bwawe. Umuntu yakigurira imodoka ngo ya muntu afite imodoka ngo nayo nzayigura, yego uzayigura ariko kora. Ariko wijijingwa nimba umuntu yigura imodoka yigendamo, nimba umuntu yuririye keke yayihahiye, nawe shakisha imbaraga iyo keke uzayibona. Kubera ko nushaka kuba nka kanaka, icyo gihe uzasanga abayeho neza inyuma ku isura, ku mutima abayeho nabi. Njyewe ndashaka kuba nka kanaka wabaha amahoro kandi ugasanga zirarazishye. Njyewe ndashaka kubaho nka kanaka kwambara kuriya kandi uriya myenda yibonyemo yambaye wasanga ari n'inkunga. Gute wowe ubwawe utafata umwanya ukavuga uti njyewe ngiye kubaho mu buryo bwanjye, nifatira imyanzuro yanjye, ubundi nibeho neza. Aho ukaba uri mani sawa. Ubaho mu buryo bwawe utabaye kubwa kanaka, nibwo buryo bwonyine bwo kubaho kandi ugakomeza umeze neza, sibyo? Baho mu buryo bwawe. Iyo ni inama y'umunsi. Uyu munsi dore turi ku munsi mwiza cyane, umunsi w'umutekano n'amahoro, ikirere kimeze neza. Kora ubeho mu buryo bwawe, ubaho ngo kanaka ngo uko ariho nawe ngiye ngomba kubaho nkawe, sibyo? Baho mu mahoro.